munsi, ndetse umuntu yanabishoboye yakaraba 2 ku munsi. Dusomera ba murongo wagiye gutugusomera Buretse dukomeze ikiganiro. Ariko hakurikiraho ngo imyenda yawe irameshe, umusatsi urogoshe. Nirenga wariho n'umufite imisatsi. Bagiwe ko Imana yabwiye Samusoni ko atazogosha umusatsi. Uyu yabwiye abatari Samusoni akondirenganya. Cyangwa wa muntu wabwiye ngo nazo zamfate nubwo nta muntu ukwiriye. Aba barabwira abatari Samusoni rero. Nese barabwira Samusoni. Sena nyina ba Samusoni bari bateretse imisatsi. Barabwiye ndirenganya. Umwana yabwiye Samusoni nyine. Sena nyina se ntago bogushaka ubwira ko imisatsi bayiterekaga. Wumva inkweto mu modoka, inkweto bose bakayumva. Agiye wicara umuntu yambaye inkweto kandi zifunze zinasa neza. Umuntu ko amasogisi ukazamuka uwo muntu n'abandi ngabo bakwiriye iki cyapa ku rugi wabo. Ahubwo ikiro iyo wari baza kuvuga uzi ko umuntu yinjira ahantu sinabwe sinhari kongera ibi nibi ukaseka ubu none urangabikiri. Ari igihe winjira, ari umuntu winjira ahantu tuvuge n'urugero agashiduka yigeze ahantu asabwa barakura inkweto, ariko kubera icyazi agatinya kuzikura. None hari n'uzikura muri yo kandi abizi ukutumse neza mwese mukangirika, kandi ugasanga n'umuntu wiyubashye ujijutse mukaba bamubwira muti aho muhera mu gihe ndasohoka mata amazi ukayibirenge ubundi tuganiriza abantu wenda amasogisi agomba kwambarwa inshuro zingahe kugira ngo imwe yonyine ukigira mu rugo yakuramo ejo nta kuyambara muhanagwa gatambara isashugunyaho ufashe kana ajugunyaho ugahanaguje umwana ajugunyaho umupfunya yawe ko bavuze ko ari imbere y'Imana bahashyira ibintu bapfunishije abana, uducupa za biscuit. Hari n'abakuru mu bya bindi babambika bakimura ikibazo bakabisiga mu nguni rusina gasigana. Abadiyakoni se mushinzwe dushinze kujya abadiyakoni dushinze ko mwajya mutuzanira imyanda ngo tubone icyo dukora. None muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi, amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga. Ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera. Mwaduhamagara kuri 0785 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email. Murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shalom TV 795 tubashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, twifuje amahoro y'Imana isumba byose aho muri hose mu mpande enye z'isi. Ariko kare kadusuze abari mu Rwanda tubashuje nimugira amahoro y'Imana isumba byose. Njye muri kumva kuri mikoro Theoneste ntirenganya niyo mazina yanjye, inshuti yanyu yakadasohoka, ndabakunda mugubwe neza mu mwami. Bane bamugisha rero. Reka dusuze abantu baduteze amatwi bari mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi no mujyi wa Kigali mwese mugira amahoro. Turengana imipaka ntaho barahonyene tukagera hirya yayo tugasuhuza ari mu migabane itandukanye y'isi. Mwese rero twifuje amahoro y'Imana isumba byose. Turi kumwe n'umukozi w'Imana bita Kwizera Valens. Ziraziritse. Umeze ute Kwizera? Salama, ndakomeye, ndakomejwe, ndagumye. Mane gumugisha, ariko kandi izina yitwa Kwizera. Ndashaka kukubaza, papa wawe wari kwise yari umurokore cyangwa ntabwo yari? Ntabwo yari. Kwizera se yanyise izina kuko yari kunze gusa, ariko ntabwo yari. Kwizera se bikuye nari mubashije icyo akoze, ambwira ko mama ntwite hari izina bateguraga abana nivuganye ngo bazarinyite. Papa rero ngo navutse yigira kubatizwa, ngo nibwo yarageze igihe cyabyo. Barambwiye ngo bari kubatizwa uwabigishaga yahamagaye abana, ariko bako bahari ahamagaramo izina abagabo ntabwo abana kuko nziko higa abana abandi bigaga ari abazaza. Ahamagara ngo bigana bitaga Kwizera. Papa ngo cyiza gusa nta handi yabikuye. Imva Kwizera ni byiza, ngo arazindira mu mati tuzamwite Kwizera, umwana utwite tuzamwite Kwizera. Naho ngo ryawe nanjye nari babashije ko Kwizera mutari muzi cyari cyo. Mwanyeshe Kwizera mwikuye.
nanjye maze gukizwa maze kumenya kwizera habaza ariko ni mama niwe nabajije namwe mwanyise kwizera mbivanye ari muzi kwizera icyaryo mwari muzi ko kubaho arabimbwira ayo makuru ati ni papa wawe yapfuye kwiga bahamaga umugabo witwa Kwizera biganaga ahita bati tuzamwite Kwizera ngaho ryavuye rero njya mbishimira Imana ko mfite izina rinyuze hari abantu njye basabye guhinduza amazina ujye byumva kandi bica mu rukiko n'ibintu bigorana agasobanura impamvu ngo nitwa izina niri ngo ndashaka kurihinduza ngo nkitwa niri kubera impamvu ziniza ngere ryanjye riranyuze n'abana banjye bitwa ba Kwizera kandi mbifuriza kubeshaho no kwizera nawe ujye ugira kwizera ntirenganya n'abatwumva mwese ujye mugira kwizera niko kurema niko gukora niko gukiza ntimuzagire njyewe ahubwo muzagire kwizera mwizeye Kristo kuko tuzagezwa mu ijuru no kwizera Imana y'umugisha iryo zina ryawe ni ryiza kwizera reka tubwire abaduteze amatwi badukunda 5 ko nabo bagira kwizera ariko dusobanurire ni gute kwizera gushobora kugira igipimo umuntu yagupimamo akavuga ati ngiye mfite kwizera kungana gutya we nyirako yabyiyumvamo kuko ntabwo uzi ko hari n'ababwiye se ngo twongerere kwizera ntibari bisubise bagasanga kwagabanyutse baripimye basanga nta kwashize kwagabanyutse barambwira ngo twongerere ntabwo bavuze ngo duhe nk'abadafite na gato ahubwo bavuze ngo twongerere ntabwo barika bakajya barisoma basanga ni guki basanga ni guki atari kumwe mwami ari mu njye ngo nenya kwizera kongera guki yindi burayizi kandi ngiye konejwe yose ne mfata yes wowe abandi bantu ariko n'abandi bantu bashobora kumenya kwizera ufite uko kungana n'abandi cyangwa se bakamenya ko nta kwizera na buke ufite umuntu mwakaza mu iteraniro arahanura arangije turamuganiriza mu gikari aravuga ati buriya rero ibyo navuze byose ati uwizeye bizasohora ariko utiza ntabwo bizasohora ndemeranya n'uwo muntu ibyo yavuze ko ari ukuri kuko ibi bintu by'Imana ntirenganya ni ibintu byizerwa ibyo duhamya ibyo tuvuga ibyo turirimba ni ibintu byizerwa kuko ntabwo ari ibintu bifatwa ntabwo ari ibintu umurikira undi ntabwo ari uriya muhanuzi abantu bakunda kuvuga ntabwo uriya mugaragu wa Elisa wavuze ngo biracitse databuja turagira gute ntabwo wamurenganya kwizera yari afite ntabwo kwamwerekaga ko bashobora kubaho kandi uretse ko abantu wenda dushobora kwishyira hejuru tukivuga ibyiza situwasiyo n'uburyo tuzigera kenshi byenda kungana ahubwo bigatandukana nuko kwizera nyine Elisa ajya kuvuga ngo Mana muhumura amaso uraza ati nta kwizera afite ntacyo areba nta kwizera afite ariko mu by'ukuri we yabonaga none se koko ni abantu babiri baguswe n'ingabo ibihumbi n'ibihumbi zifite ibikoresho aba bandi bo nta ningoni bitwaje bati data cyitse rwose udafite kwizera wese niko agomba kuvuga inkuru ya Eliya na Ahabu n'abahanuzi n'iki birebire ku Karumeli yabwiye umukozi we ngo ujya kuri Yorodani ngo ure mu kirere ngo uzungire ikibonye biravuga ngo umugaragu yagiye inshuro 7 n'agacabo 6 yazaga avuga ati nta kintu mbonye kandi nta kintu nagaho urarebye neza ati ndarebye uriya ruhande waribye ati ndarebye n'urundi ati nta kintu mbonye ati subirayo ajyayo iya 7 yavuze ngo mbonye agacu kangana ngereranyije karangana n'ikiganza cy'umuntu kuko impamvu katangaje nuko katajyaga kaboneka mu myaka 3 n'amezi 6 amapfa yamaze ako gacu nta kahabonekaga ako rero Eliya yaravuze ngo kuri ako ngako gusa kwizera kwe kwahise kurema arambwira ati genda ubwira Ahabu yihute ajye mu rugo igikugama kuko yaravuze ngo haraza kujya imvura y'impangukano bivuze ngo nawe yizereye mu gacu cyangwa yizeye kataraba oya yizeye kabonetse ariko yizeye kataraba kuko amutuma kuri Yorodani kwizera kwari guhari ahubwo yumvaga ko kari buze ahubwo yibaza ukuntu atakabonye we Eliya we yemeraga nk'uko areba ubundi baravuga hari ibintu bitatu nabyumvanye pastor Rwibasira uramuzi ibyo ari byose Rwibasira Vesa usenge muri Bethesda Holy Church namumvanye ibintu bitatu yaravuze ngo kwizera no kumva ibyo abandi batumva kwizera no kureba ibyo abandi batareba kwizera no kwemera ibyo abandi batemera kuko kwizera nuko wowe wemera ibyo abandi bantu batemera ahubwo bavuga umuntu ni muzima Eliya abwira Ahabu ngo ihute haragwa imvura y'impanguka nta murabyo nta nkuba nta muyaga nta gatonyanga nta guhinduka kw'ikirere kibe kimeze neza ngo haragwa ihute itakunyagira Eliya umva we yari ari kumva ibyo abandi batumva abonye agacurwe yavuze ati arega nawe yahise agenda nawe yahise yiruka ahubwo ngo yaraciwe nawe abakimura kubwira Ahabu we yahise acibura araguruka ahubwo
kuko imvura yari ireba buryo yaratangiye kuyumva. We n'inkuba yarazumvaga n'imivu itemba yarayirebaga, wari kureba iby'abandi batareba. Uko niko kwizera ubihereye ku izina ryanjye, ariko nanjye nsabwa kugira kwizera, kuko kwitwa no kuba biratandukanye. Nitwa kwizera ariko sindi kwizera, kuko abafite kwizera ntabwo ari njye bafite. Urabyumva neza, bafite kwizera guheshwa n'ijambo, guheshwa no kumva, duheshwa no ko Kristo yizeye. Wadukurikira mu kuri subscribe kuri Shalom TV 5 munayikone kuri kwizera Ziraziritse TV. Ziraziritse TV. Yes. Naho mukore share, banyarukire yo badufashe, comment kandi mugire ibindi bakora n'ibiki. Like kantu kameze gutyo. Yego. Bakabikora nabyo. Ariko ikintu nabonye cy'ingenzi cyane cyane ibintu bibiri ni subscribe na share. N'ibindi byose ni byiza, na comment nicyo kintu cyane gikomeye buri. Subscribe na comment rwose bavandimwe mudukunda, kandi tuzi ko muhari ibintu byibagirwe. Subscribe na comment ibyo rwose mubikore. Mbona bigenda biza, mbona abantu 3 banditse, nkabona 4, nkabona 5, ariko nanyarukira kuri channel y'undi muntu kari kupare ndasanga urabasubiza comment 600 mwagiye mutwarikira natwe, ariko urabasubiza z'abantu bandika comment. Hari igihe ubona atari ngombwa urisubira kureka ngo Imana ibaho umugisha, hari igihe narekani nawe, ariko igihe ubona nk'akabazo nkamusubiza habo nyasubiza, hari n'ushyiraho twa dutima gusa wamusubiza ngo iki, wasohoka akarogo kameze gutya wamusubiza ngo iki. Ndabibona gusa ni bakeya abantu bacumanza rwose batarabyitaho cyane, ntago badushyigikira ngo nawe tudutera imbere. Arega mu bikorere tubone n'inote, namwe nituzana namwe muzamuzibonye zizabageraho. Subscribe bikangura n'undi muntu duteza imbere yicano mugenzi wawe muri biganiro, uti nawe birebe nawe abiundi ngose uzamune ku butaka bwera. Ku butaka bwera muvanye gushubije kugeranye n'urukiko. Ariko usiko naje ntamubajije namutevase mu kiganiro, ariko ntabwo twaravuganye. Namwandikiye namuhereje record, ndamubwira ngo ugura aho ngaho muri Israel dufashe kumenya igihugu cyitwa Urukiga. Aho muri Israel hari ahantu hitwa Urukiga. Ndanamubwira ufate Bibiliya y'Igiheburayi waho ngaho urayibona, urebe hariya Marayika abonekera Mariya, utubwire. Ndanamubwira ngo utumenyere amazi yo ku Rusumo, iryo jambo mu Giheburayi ryanditse ngo iki. Namwe ngo utumenyere n'amazina Mariya na Yosefu. Aransubiza ariko ndende ifite, arambwira ati nyoherereza imirongo byose byanditsemo, hanyuma nze kubireba. Imirongo ndayimwoherereza y'amazi yo ku Rusumo y'igihugu cy'Urukiga. Ati ndi bushaka Bibiliya koko ndebe Mariya na Yosefu mu Giheburayi bitwa iki. Nuko twavuganye, ariko ikibazo ntabwo ari yasubiza. Ariko na wa wundi umuhungu wavuze ko Kiliziya Gatolika yabeshya Abanyarwanda ko ngo ubutaka bw'ikibeho ari ubwa Bikira Mariya, ariko yemera ko ngo ari ubwa Nyirarumaga. Nabwo narashakishije nyura ku mugabo wari inshuti ye cyane, aho twahuriye twa Timote yasigaye Tanzania, Kagina Timote. Namubaza nti mfasha kubona contact za wa mugabo wa muhungu, ndamwibutsa nawe ampindi contact, ati uyu muntu aragufasha ko wamubona. Uwo muntu ndamwandikira, arasubiza ati nta nimero ye mfite, ntaho namukura. Ndogira muri cyane ndise wagereje kubakona n'abandi wenda baba muzi. Arambwira ngo nzabikora, ako kugene nagerageje byose ndabifite biranditse. Hungu agiye kuri Kiliziya Gatolika mu rukiko hano mu Rwanda, yararize rwose kugira mu rukiko rw'ikirenga, abari ko bamutuma ngo procreation z'Abanyarwanda bose ko bamwemerera kubaburanira. Urakoze cyane rero, Imana igumugisha. Ariko ntabwo nari mutajero ya Soni, ndakuramukije rwose komera nabawe, ariko wibuke aratukurikira Soni, aradukurikira cyane. Ikiganiro kigiyeho ya Soni arakireba. Ejo ni kandi ngo bafite ubukwe, sinzi nimba wa gatandatu ejo bundi ho bafite ubukwe buzabera hano hafi yo kumushwa mwiza, ntabwo nuko kusari yitwa kireka tuzajyayo. Ku gatatu ufite akazi ntabwo nzaboneka, ariko uzaseruka nshaka kuzajyayo kwinka. Murakoze cyane abadukurikiye. Biravugwa ko hari icyapa cyatangaje abantu, cyangwa se nimba navuga ko ari icyapa, nimba navuga ko ari ubutumwa. Cyapa ibintu byabaye agashya, ibintu byabaye agashya muri ADPR. Wambuje kuvuga idini naryo, ariko cyapa kiravuga wazarivuga urivuga nabi birakureba. Nje nzajya mvuga nibyo ushaka kurivuga ujye urivuga. Wakibonye se wowe? Icyapa narakibukiri ko bari kwaza mu minsi narakibonye. Icyapa cyashyizweho na ADPR Kabutare. Kabutare ni mu mujyi hariya nyine ku Kabutare, hafi ya kaminuza. Kaminuza y'u Rwanda, ngo u Rwanda se uzi kaminuza zingahe Butare aho ko hari
kaminuza nkuru y'u Rwanda UR. Butare Ni hafi hariya, icyapa kiri hafi hariya. ntabwo ari Butare, ni Kabutare, ntabwo ari Butare. Nyine ndi kukurangira aho kiri. Nahitwa ku Kabutare, nase uribwira ko Kabutare yaba ari nk'ikibungo cyangwa mu Ruhengeri. Ni Butare n'ubundi mu mujyi. N'ubusanzwe ni Butare mu mujyi. ADP ni Kabutare. Ni Kabutare ADP ni kwitwa ariko nese ADP ntabwo iri ku butaka mu rusengero rwitwa ku ushobora gusanga ari umudugudu cyangwa akagari. Ni urugero wenda ariko nanjye ntabwo nzi niba ari umudugudu ariko Kabutare ni ahantu hitwa ko ntabwo ari ADP yitwa kuko hano ahikorera. Hari abantu batuye se wabuze? Abantu batuye muri ako gace wabuze? Ntabwo navuga ngo buriya ngezeyo kuko insengero nyinshi nagiye nzigeramo buriya barahari bo banze. Umuntu waza gusanga tuzanye asengera Kabutare abyanditse muri comment ambwira ati ndi ndaka twateranya hana ku insengero nyinshi zaranazigiyemo. Urakoze cyane rero, biravuga ko bakoze icyapa gisimbura icya gihari ariko kivuga ibishya bitari byitezwe cyangwa se bisanzwe bivugwa, ari nayo mpamvu abantu bagize gute bakivuzaho cyane. Numvise no kwisibo TV bakivugaho bagikoraho ubushakashatsi bariko barimo ravuga ngo ibi ni kwa bye ni fresh. Ejo nakurikiye ikinyamakuru Radio 1 kiganiro cyitwa Rirarashe cya KNC imfura y'iwacu na Mutabaruka Angel Beno. Iki cyapa bakivuzeho nabo. Iki cyapa rero nkuko ukiri icyapa kivuga ngo ikaze kuri ADP Kabutare. Ariho rogo ya ADP bako ari cya ADP koko. Barabaza ngo ese kuje hano ku rusengero, ahubwo bazandike mu rusengero, ntabwo tuza ku rusengero tuza mu rusengero, nabwo iyi kana bazashyireho mu byabwirwaga waje ku rusengero, ntabwo baje mu waje mu rusengero abandi bagenda ariko hari abandi baje ku rusengero ngaho nawe kagiye kuvanga kereka ubwo nibandika noneho n'icya kabiri cyo nabaje mu bakababaza ibi ubwo uri guhakana abaje mu rusengero bibabyuje ariko abaje ku rusengero abaje ku rusengero basa kugira gute baje gushungera no kumva ibintu ntiranganya hari ikintu ugomba kumenya. Umuntu ashobora kumva ingoma zivuga ntuza ibyuma bivuga agahita yavuye guhinga agahita yitera ku rusengero afite n'isuka ageza yinjira amafoto n'isuka n'uburimiro ageza ajemo. Barakubaza ngo uretse gena gake ariko se we uragira ngo kuri icyo kintu tuba kuri ikintu twandariza aka kantu ese kuje hano ku rusengero urumva ntabwo aje mu rusengero. Ari kintu kumakumya ntirenganye kuba tuganira nge nawe iyo tuganira tukabyumvisha abandi si ngombwa ko duhuza ngo tubyemeranye. Ubwo ni kubyumva wowe ariko ngiye ndemera ko bari ngo abaje kuje mu naho ku rusengero se hari uzasimvura ikamunyagirira hanze ku rusengero nko kuzukegamo. Yes. Nabo rero gere ndavuga ko ndemera ko babwiraga baje kuko abo abaje ku abo bo hanze nta nubo bareba nta nicyo babakeneye ahubwo nabajemo barinjira muze gusohoka mu burimiro yambaye nabi akaza abaje ku rusengero nzahantu rimwe twateranye igihundwe k'amavuge Ikamembe rusengero rwa Gihundwe hinjira umuntu w'umusore yivugiye ko yaracyuye inka hafi aho yari ubushumba. Yari yambaye ikabutura ataranakaraba ngo bijye uvuga yumva birashyushye umuziki urakubita ariko ntabwo yagiye ku yaraje yinjira mu rusengero ahubwo ikibitangaza yagezemo umwuka n'ufatarana ahantu hari ikintu ashaka kuvuga. Yari yambaye ikabutura asa nabi yivugiye ko yaracyuye inka amaze kuzinjiza mu kiraro ahita yumva bishyushye ariko ntabwo yaje ku yaje mu rusengero ahubwo agezemo arananura. Kabutero barakubaza ngo woza umubiri wose umvisho aka kantu ubwako kuko ashobora bavuze ngo woze bavuga ngo woze shaka woze mu maso ufite yego noze wakoga ibirenge uti yego noze woza umubiri wose imyenda yawe imyenda wambaye irameshe umusatsi urogoshe ahubwo usanga abo nk'abagore n'abakobwa ko badakunda kogosha imisatsi nabo bari kuba bayogoshe wogeje amenyo. Kabutare muzongereho ngo wambaye inkweto nacyo muzagishyiriho wambaye inkweto hepfo mushyireho ngo ufite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ibyo ndi kongera oya reka tuvuge ibyo bavuze ibyo tukuganira n'umunyere buze ariko bazandike kinini ahubwo bazandike icyapa kinini bariko ibiti bitatu bongera bati wambaye inkweto hanyuma ufite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo.
muvandimwe ufite telefone birimo byose aya telefone ntago ari ngombwa birimo igitabo cy'indirimbo ni telefone y'ibitabo ni buriya rero nubwo ubona tuzisomamo reka rero ngusomere ijambo rero wa mugabo we ry'Imana Bibiliya kandi ndagusomera ahantu harenze hamwe reka mbanze mpasome ndakubwira icyo mbisomeye nicyo turiho niki cyapa ntabwo njya ku ruhande rwacyo kubera ko reka mbiretse gusoma maze mubwire ko hari abantu barenze nka batatu nakibonye nagipostinze kuri stati ariko abantu nka batatu babivugagaho bagaragaza ko ibintu atari byo ko ari bibi ati ibi bintu murashaka kuza mu isengero ese ibi babaza ni ibiki ariko umuntu yambwiye ngo hari n'uzandi ngo kuba atanditse se ngo ariko wogeje amenyo harya biriho hari uwambwiye ngo ubuze ngo ntibajye bavuga ngo abantu bazane ngo uburoso ngo na korogate ngo bayogereze aho ngaho undi arandika ngo none se ngo imyenda bagiye bayitanga ngo umuntu akayambara ngo cyangwa ngo n'uburoso na korogate bakabitanga ariko njyewe ndi mu ruhande rwemeranya n'iki cyapa ngereranyije na politiki y'igihugu cyacu cyangwa se sirogo umujyi wa Kigali isuku ariko isuku bayivugaho iki uri mu nzego za leta isuku umutekano iki umurimo unoze isuku umutekano urakoze mukobwa wanjye niyo sirogo umujyi wa Kigali umurimo unoze isuku umutekano bivuga ngo umujyi wa Kigali muri aka kantu k'isuku ibi byapa byari bikwiye kuba biwunyanyagiye mu buryo bw'isuku bwo kunoza isuku byari bikwiye kuba biwunyanyagiye kubera ko ari sirogo umujyi wa Kigali umurimo unoze isuku umutekano ku kantu aba bantu bibavuze rero ni isuku ahubwo badutanze kugakora ibi byapa byakaye byuzuye mu mujyi wa Kigali kandi koko ugenze nsengero se cyangwa mu mujyi hose mu midugudu ku bwanjye ndavuga ku bwanjye ko uretse afite ko yumva ibintu ibi byapa byakabaye bihuzuye kubera iki bihuzuye arya akantu ka mbere kavuga iki wamesha imyenda wambaye iramesha wari wahora utamesha imyenda birenga wari mu nzira cyangwa no ko umuntu atamesha oya uzibanda ku bamotari ahanini abamotari benshi bo ntabwo aho ubwo mvanga icyo cyapa bakagishinza motari bakagisoma no mu rusengero babamo kuko batameshe pe umuntu ukamwibazaho ukafise umuntu mu rusengero se kandi babamo batameshe babamo hariho n'umuntu wicara impande ukahimuka umva rusengero ubwo ntawe urabona imbere y'Imana akagenda atavuze uvuze urusengero imbere y'Imana se umumotari mu muhanda ntabwo ari imbere y'Imana ariko nawe none uvuze ko ari ibintu kumenya umumotari mu rusengero ni ibintu bitegura ariko banza wemere ko umumotari mu muhanda aba ari imbere y'Imana urabyemera ntubyemera maze mu muhanda bakayibonga hakunuka byara cyakoze naragenze ndabona ezimane mu muhanda bayigo narumiwe noneho bakristo bavandimwe mu nyumvire ntireka ngafata nayo ubwo yavuze bagomba kujya bayisanga kangafa none we mu muhanda mu ihema ry'ibonaniro yabibwiye bande yabibwiye abisiraheli ihema ry'ibonaniro mu Rwanda rihagana ni mu nsengero nyine no ni mu ihema ry'ibonaniro no yabwiye abo yabwiye itore ntirenga kandi icyo gihe hari insengero zabagaho ntazabagaho ibiganiro byacu mu ndemere ubuturo aho muzajya kuyisanga bakayisanga mu ihema ry'ibonaniro wowe yigeze bikubwira ko yemera ubuturo yeze yavuze insengero zihari ariko turazubaka n'ihema bakoraga banarigendana ryari portable n'ihema bagendana icyo none hano turi njye nawe ntabwo turi imbere y'Imana nta mani yari iri mu rusengero kuri hano ntayari toka satani mu izina rya Yesu hari umuntu wavuze ngo wabwiye ngo naravuze ngo nzayazana inkoni numva nagukubita oya nibyo tujya kwasanga gusa wavuze ngo iki umaze kuzuza urusengero ajya kurwubaka wibuke ko atari nawe wateguye kurwubaka ariko ko uri mu bantu uri ushikiye abantu batajya mu rusengero nakubonye biterwa n'impamvu batagiye hari abantu tujya mu rusengero bitewe n'iki ari impamvu batagiye mu mashyamba niye uzi ukuntu uza ku nsengero z'abayehova banditseho handitseho ngo ikoraniro sibyo oya inzu y'ubwami y'abahamya ariko iyo bajya mu biterane byo bitwa ikoraniro umuntu utagiye mu rusengero ni iki cyatumye atajyayo niba atagiyeyo agiye kunywa agiye mu byaha simushyigikiye ariko uwavuze ngo ndasengera Imana iransanga ndemeranya nawe mu rusengero ni impamvu nyinshi ushobora no kuzengira ngo njye nawe duhure ni ikoraniro naho duhurira tugafatanya gusenga tugahura turi benshi tukaba twakungurana inama hano ndi imbere y'Imana
nizera kamane kuri imbere. Umumotari mu muhanda ari imbere y'Imana. Umuhinzi uri guhinga ari guhinga ku ntebe y'ibirenge by'Imana. Ahubwo uravuga ko umuhinzi kw'ibirenge yabitemo. Umuhinzi uri guhinga ari umva ikintu gikomeye. Ibikoko biri gutembera muri parike biri gutembera ku birenge by'Imana. Yayikandagira. Cyangwa byayirya ntushaka kuvuga. Imana yarivugiye ngo nitwe tuvuga ngo ibera hose icyarimwe. Tugaruka kuri iki cyapa. Hose uwo watara ugiye ku bitari ngombwa nyine. Kuri cyapa. Ibyapa. Akambere woza umubiri wose. Woza umubiri wose. Nicyo ahubwo ngiye ku bwanjye nko bikiri nko hepfa. Umuntu akaza akagisu ati kaduze ko ntoze. Uswara wajya yikanga. Uzi ko maze kabiri hari umuro ikira kimaye kuri navuze Radio 1 ndanayikunda na TV ndabikunda cyane nicyo se ndabikurikiye kinene. Hari ikiganiro uretse gukora nanone kuje kwamariza se bagora ku bantu batogaga. Ya kuvuga inkuru naho wayikuye ntagaruka kare Kenisi asasha wakamaza Kenisi se gute nawe nta kindi yamwamamaza ubwe yari yamamaje ari yahagije itangazamakuru cye kirazwi wamaze tiverese hano kuri channel zirazize tivirebwa n'abantu 100 wakomaza ngo 100 bayireba mu mwaka ntago ndi kumwe ariko gusa impamvu muvuze nuko ibi turi kuvuga bakunze kubigiraho baherutse kuganira n'abaturage ahantu umuturage babwira ngo ngiye ngo noga ngo ngaruko ngo nzajya mu bisa harahoze ngo noga rimwe mu cyumweru ngo noga kabiri mu cyumweru undi ngo nyine mufata utuzi ngacisha mu maso ngo muka nk'inyuguza ariko ni nkunda cyangwa ku karere ngo ndoga neza ngo ngana uri nkweto ubise neza uwo muntu akwiriye iki cyapa ariko urabizi neza ko mu cyaro hari umuntu uzinduka ajya mu murima akava mu murima akajya kwahirira inka akava kwahirira inka akajya kuvoma amazi akava kuvoma amazi asubira mu murima akavayo nijoro bavuga se ko imirimo myinshi isimbura isuku ku mubiri imirimo myinshi itera indwara ariko iyo ugize umwanda ku mubiri ugukurura indwara none se imirimo myinshi n'akazi kenshi ubuzabite umwanya wo koga umwanya wo koga uri hehe ikintu cyose ushakiye umwanya urawubona iyo ushakiye ikintu cyose umwanya abantu bango nimbona umwanya umuntu arawuhorana ahubwo n'utamenya uko awukoresha umva neza nese abikora kugira sanga heza ejo samuye ntaba yasoje imirimo samase ntabwo akabita bakunye ntabwo yajya mu dushu bakaraba ajya kunywa gacupa ariko ubundi umuntu akwiye gukaraba buri munsi ndetse umuntu yanabishoboye yakaraba kabiri ku munsi dusomera ba murongo wagiye gutugusomera buretse dukomeze ikiganiro ariko hakurikiraho ngo imyenda yawe irameshe umusatsi urogoshe nirenga wariho n'umufite imisatsi abita abasitari wogeje amenyo babyita abasitari umuntu yari yavuga mwicaranye mu modoka ukumva wavamo yari byakubaho hari umuntu uvuga mwicaranye mu modoka ukumva ahita usohokamo njye nize kwicara mu modoka umuntu ari impande yanjye yambaye inkweto n'amasogisi niba byemeze nk'imyaka ingahe nabuze aho nkwirwa mbura amahoro mu modoka twaje kugira ahantu mbona umugenzi avuyemo ndabyigana ngo ujye kwicara aho umugenzi avuye nimuke impande y'uwo muntu ngira amahirwe birankundira ubuze ku nkweto we wumva inkweto mu modoka inkweto bose bakayumva agiye wicara umuntu yambaye inkweto kandi zifunze zinasa neza umuntu kuba amasogisi ukazamuka uwo muntu n'abandi ngabo bakwiriye iki cyapa ku rugi wabo ahubwo iyo bari baza kuvuga uzi ko hari umuntu winjira ahantu sinabwo ntihari kongeraho ibi n'ibi ukaseka ubu none urangabikiriye hari igihe hari umuntu winjira ahantu tuvuge n'urugero agashiduka yigeze ahantu asabwa barakuramo inkweto ariko kubera icyazi agatinya kuzikura none hari n'uzikuramo rero kandi abizi ukutuse neza mwese mukangirika kandi ugasanga n'umuntu wiyubashye ujijutse mukaba mumubwira muti aho muhera mubwira uti ndasohoka mfata amazi ukaha ibirenge mugapfa mukaranga tuganiriza abantu wenda amasogisi agomba kwambarwa inshuro zingahe kugira ngo imwe yonyine ukigira mu rugo uyakuramo ejo nta kuyambara ntabwo bishoboka buriya noneho hariho n'umuntu rero wigirira umuguru umwe w'abandi akawambara mpaka wunogonoye atawuhindura ariko niki ubundi n'ikituma tuvuga kuri iki cyapa icyambere iki cyapa ngiye kwizera ngishyigikiye kubera ko kivuga isuku ku muntu ubwe umuntu usa neza ibi bintu n'Imana igira gahunda nk'iyi ngiyi wari ubizi Imana ishaka abantu bari smart basa neza bakeye no kuza imbere y'Imana umwuka mu kanwa
mugani wavuga ngo ntabwo yakumva bayigonga ubanza banayinukira nayo umuntu kugira imbere y'Imana. uribuka umuntu wajyaga aririmba ngo Imana igira gahunda uramwibuka arahari kandi ku mavuga maze uvuga ngo ndi kubamamaza arenga umuhanuzi wica gahunda mu mucyahe kuko n'Imana igira gahunda umuririmbyi wica gahunda mu mucyahe kuko n'Imana igira gahunda waramubije Imana yacu igira gahunda Imana yacu umva ukuntu yavuze mu gitabo cy'Abalewi ibice 6 wumvise ngiye gusoma ahantu hatatu umbaze maze kuhasoma ibice 6 mu 3 turavuga ngo umutambyi yambara ikanzu ye y'igitare Imana izi gutanga n'amabara n'umutambyi nyine nivuze umutambyi ngize mvuze ko ari inde kumyumuza arundi vuze umutambyi nyine Tuba turavuga abantu bose aho kazana umutambyi. None iki gihe cyacu umutambyi ninde? Uyu munsi umutambyi ninde? Subiza. Ninde? Uyu munsi hari umwana hano turi kumwe niyo mpamvu abadukurikiye nimugire ikibazo ako kantu gashima ariko ntabwo waza kuba kumungu bikunda. Uragakuramo n'akantu yarabonye kamukanze n'umwana muto turi kumwe nimugire ikibazo. Umutambyi umunsi uvuga ko ari inde? Umutambyi ni umutambyi ninjye urugo rwanjye ninjye mutambyi umva munsi wanje ndi perezida w'icyo gihugu cy'iwanje umutambyi umupastori byose umutambyi Bibiliya avuga ngo muzaba abatambyi muri ubwo bwabo nabo yaba umutambyi wageze aho ugomba kujya uyu munsi tuvugana ryahema ry'ibonaniro wavugaga bahekaga bajyanaga baremye ntari gihari abatambyi baguma gutamba ibitambo ntabahari niba umutambyi ari pastori rero mu mituro iyo nindi konte tuyiretse niba Imana niba pastor rero mutambyi natwe tuba pastor mu rwego rwacu mu ngo zacu muzo turabatambyi ariko ubundi waritse vuga ngo umutambyi wabwirwaga ukumva nibura ko Imana isi no kuvuga ibara ry'umwenda ngaho komeza uvuge wabyumvise ariko ibara ry'umwenda ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare nayo ubu vuga ngo icyo gihe cyababwirwa uwasanaga ikabutura y'umukara ibaga yishe gahunda y'Imana y'igitare ayambare ku mubiri we eze ko ari ikabutura yambaye imbere y'ikanzu ariko Imana yabivuze yarabirebaga ngo ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro ariyorere iruhande rw'igicaniro noneho umva umurongo wa 4 yiyambura iyo myambaro yambara indi umvise neza oya umurimo wayo urarangiye ajye gusesira iryo vu inyuma y'ingando n'amahema ahantu hadahumanijwe hariho imyambaro yo gutwika ngo ivu riboneke hakaba n'imyambaro yo kujya kuri mena icyo mvugira ibi nuko naba bavuze ngo barabwira umuntu ngo hariho amenyo yo kuzana mu rusengero hariho amenyo yo kubana we mu rugo nayo kujyana mu bandi mu rusengero ariko si cyo ubundi ibyo ujyanye mu bandi niwe nibura wogeje amenyo wenda iwawe ntawe uba ukureba da niba Imana ishobora kubwira abantu imyenda bambara kansime ahandi wumve kangusumire mu kuva noneho kandi gusumira tubwire n'abantu nawe ndabizi neza ko utangiye gukoresha korogate vuba ahangaha mu cyaro ukiri mu cyaro wakoreshaga iki kugira ngo uzamenye akoreshaga mu cyaro kera mu myaka yanjye 5 6 8 9 10 nakoreshaga agati keza k'inturusu twagahikinyaka k'inturusu keza kanahumura mu kanwa kagahikinya kakoroha ugakoreshamo hari ibyatsi byaga mu gishanga bitaga icyoza amenyo nako byitwaga nabicyo simbizi wacu byarahabaga byitwaga icyoza nasanze byitwa icyoza amenyo ukagikoresha kazana ufumu cyakubaga amenyo agacya akaba umweru dede neza neza kandi n'amazi goye kwara unsima marana n'amazi batapfa no kunyuzamo nibyo korogate nayimenye nkuze ntago navukiye ku majyambere nk'aba bana nk'uyuri imbere yacu yavutse ayisanga hano ntabwo navukiye mu giturage cyane ariko icyo giturage none Imana ishimwe ubu n'amajyambere yagezeyo ubu nabo korogate barayizi none ubu ngubu ariko irahenda korogate hahenda ibitekerezo by'umuntu nuko yayigura nta kintu gihenda kibaho nta kintu ku isi gihenda na kimwe umuntu akigura bitewe n'icyo akeneye n'icyo agishakira nuko acyumva nta na kimwe gihenda kibaho reka tubwire abantu batabona korogate ko bakoresha hogati cyangwa se icyo cyatsi bari mu cyaro korogate hose iraboneka mu cyaro uvuga bagiye mu mushinga w'uburyo bagura korogate kanisomera aha hantu uretse somera radukurikiye kuva 28 kandi uzabwira abahanga bose nujuje umwuka w'ubwenge baboha imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi umva umurongo wa 4 iyi aba ariyo myambaro baboha uwo mu gituza n'uwitwa efodi
n'ikanzu n'indi kanzu y'amabara y'ibika umvise mbere twanyigize ngo Imana nayo igira gahunda izi gutanga imyambaro noneho ngo n'igitambaro cyo kuzingira mu mutwe n'umushumi bazabohera Aroni mwene se n'abana be imyambaro yejejwe kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Uyu munsi nitwe ba Aroni nitwe dukora Imana umurimo w'ubutambyi tukikwambara neza. Aha ntabwo ndi kwibanda kuri iyi mabara Imana yavuze ndi kureba ijambo reka nsoze gusoma guteka kwa 2:23 umurongo wa 13 mwihangane mbasomere kandi none uzi ikintu ugiye gusoma noneho cyumva uratangara uburyo Imana igira gahunda niba Imana igira gahunda n'abayisenga tuyisenge muri gahunda ngo kuko Imana ari umwuka kandi ishaka ko abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka niba igira gahunda ahubwo dore akantu ngiye kongera kuri kiriya cyapa ngiye gushyiraho rero umva akantu gakomeye nirenganya we umva umurongo wa 13 kandi uzagira ahantu h'inyuma y'urusengero aho muca kwihagarika kandi mu bintu byawe uzajyanemo igihosho nusohoka ukicara ugicukuze uhindukire utwikire aho uhagurutse. Haleluya, amen. Imana itanga gahunda. Ibi binyarwanda byo nsanga bidasobanutse bivuga ko ndabivuga ariko mu buryo bwiza nta kibazo. Imana yabwiye n'abantu ko igihe cyo kwituma kuko aba bari mu mayira bagenda ntabwo bafite ibyo gucuka za toilette ariko ngo mu bikoresho byawe ushyiremo igihosho cyari igikoresho cyo gukoresha aho ngo nugenda ngo ukicara ngo ugicukuze ngo aho uhagurutse utabe ukavuga ngo numa kwituma aho witumye uhita utaba ntusiga umwanda ku gasozi. Nta nsengero se urasanga imyanda ku gasozi mu nsengero hose hanze aho ngaho oya n'abantu barya ku gasozi badajya toilette barya ku gasozi oya genda byawe nta ibintu nenge navuze ni mubyumva n'abantu bicara bibiri ivuga kwicara nge navuze kwituma ibiri ntenge aravuga ngo ntabwo nzi yabifanye koko Imana ariko ibaza Imana ivuga ikandigira naho hantu ibintu nk'ibyo nayo ikavuga ko bikwiye kugira gahunda n'uburyo bikorwa ujye ujyana igikoresho nukina gukemura icyo kibazo cy'umubiri ucukure ugikemure nurangiza utabe. Nukuri nkubwije ukuri mperutse kujya gusura ahantu nshatse kujya muri toilette n'umuntu waharambwira ati ihangane ntabwo wayishobora kandi ari yawe bayikoresha ntabwo wayishobora kari mu mujyi wa Kigali. Ibi byapa navuga ngo ntibirakwiriye ko binyanyagizwa aka karongo bakagakora tukakambara nka baji umuntu akabyibwira ariko si ngombwa ko ubwirwa n'ibyambawe ahubwo umutima wawe usohoka mu nzu ufite umwanda ujya he mu rusengero nuse ko umuntu ari mu menyo yumirwa ahita yifuza kutongera kukureba ko muririmba narabigenza ate muri korari cyangwa tugaruke hagaha hari indwara zo mu kanwa umuntu akagira umwuka mubi atari uko atogeje amenyo ahubwo kubera iki uburwayi. Uwo muntu najye kugurana n'ahabo abantu mushina n'ahabo muzangurira akantu ndabamamarije kari mutabira bakora n'ahabo ivura izo ndwara ikarwanya n'umwuka mubi mu kanwa najye kwigura rero yarivuje uwo muntu niyivuze mu kanwa akanga amenyo bari indwara zirakira kandi icyo turi kuvuga ubu ngubu ntabwo turi kuvuga ku barwaye indwara tuva kubagira umwanda. Iki cyapa ntabwo kibwira abarwaye indwara kirabwira abafite umwanda. Ibyo turi ni iki cyapa twaza ngo iki cyapa kirakwiriye igisubizo ni yego ahubwo hari akantu kari hasi ngo wibuke ko imyanda ishyirwa habugenewe haguruka mu rusengero ku cyumweru se itorero risoje rirangiye ubona ibintu hasi wumirwa uhanagura agatambaro ahise ashugunyaho ufashe kera ashugunyaho ugahanaguje umwana ashugunyaho umupfunya yawe ko bavuze ko ari imbere y'Imana bahashyira ibintu bapfunishije abana uducupa za biswi hari n'abakuru bya bindi babambika bakemura ikibazo bakabisiga mu nguni rusenya agasigana abadiyakoni mushinzwe dushinze kujya abadiyakoni dushinze ko mwajya mutuzanira imyanda ngo tubone icyo dukora none umurimo wacu nuko muzana imyanda mu rusengero ngo tubone icyo dukora uko akazi hanyuma abanyina n'abana bashinzwe iki abashinzwe guterana bakumva bivugwa bagakora wibuke Kabutare baraguhuguye ngo wibuke ko imyanda ishyirwa habugenewe ibyo bintu wihanaguje ufite bigumane aho mu rusengero inyuma rya rurangire hari agapaniye kabigenewe ushyiremo cyangwa ujye muri toilette. Akora abantu baratuma batamenya badaha agaciro n'ahantu bicaye oya ukabihasanga usanga abantu bicaye hasi haruzuye ibintu usukitano rya mbere hegera irangira
bagakinga isengero ngo bongere bakore isuku bwa kabiri kubera iteraniro rya kabiri rigiye kuzamo ibintu bagiye kujyamo. ADEPR Kabutare mukomerezaho murimo, felicitation ndabashyigikiye, ahubwo aho hantu bazabahe n'akantu k'agashimwe, ahubwo iki cyapa mwatanze abantu benshi kugikora. Umusatsi wo ku mutwe wawe wambaye imyenda imeshe nukuri ariko rwose none ndavuga ku bantu b'imbere ariko n'umuririmbyi cyangwa umudiyakoni uyu muntu ubu yibutsa ahantu agiye, yibutsa ahantu aje. ari umudiyakoni kandi umudiyakoni umuririmbyi muvandimwe byagenze rimwe na ukatinya no kumubaza base ndamusetse cyangwa atanambwira nabi ugaceceka. Ariko iki cyapa ahubwo ku bwanjye nigishyirwe ku nsengero zose, nigishyirwe ku biriziya no ku misigiti, nigishyirwe ku mihanda, ku masoko, kuje mu isoko imyenda yawe irameshe bibe biriho, kuje ku murenge uje wogeje amenyo bijye ku murenge hafi y'akarere, kuje ku karere wambaye inkweto zirahanaguye, amasogisi ntabwo anuka, uribuka ko uragiye ushyira imyanda habugenewe. ashobora kuba yaciye mu ivu cyeka nibateka abantu bashyiramo kaburimbo, ashobora kuba none se aba banditsi ngiye bafite kaburimbo bose bava mu ngo baje muri kaburimbo. niyo mpamvu utavuze ku nkweto rero, ni ukubaza ko batuye mu cyaro kandi haba ivumbi. none se ko bavuze ko imyenda imeshe, bakubaza ko imeshe ntabwo ivumbi ryanduza imyenda, nta modoka yagutera ibyondo mu nzira ugenda. Ariko icy'ingenzi wowe kora ibyawe utiteye kuri circonstance n'ibintu biri buze, wowe tungana oga mu kanwa, sokoza imisatsi, abantu batereka imisatsi bakayigira yisokoze, reba ko imeze neza cyangwa se yogushe, hanyuma wowe ibindi biraza mu nzira ntabwo bikureba. umuntu rero wanditse ngo ese imisatsi yawe irogoshe, yibagiwe ko Imana yabwiye Samusoni ko atazogosha umusatsi. Uyu yabwiye abatari Samusoni akondirenganya cyangwa uri wa muntu wabwiye ngo nazo zamfate nubwo nta muntu ukwiriye. Aba barabwira abatari Samusoni rero, nese barabwira Samusoni se na nyina ba Samusoni bari barateretse imisatsi, marabwiye ndirenganya, yabwiye Samusoni nyine se na nyina se ntabwo bogoshaga, ubwira ko imisatsi bayiterekaga. Niba Samusoni nuba hari ntazogoshe nta kibazo, niba Samusoni ahari anasengera Kabutare, Samusoni wenyine mwene Mano ntazogoshe. Samusoni yabwiwe yarapfuye, imisatsi yabwiwe dere yarogoshe, cyakora nyuma irongera iramera, Samusoni arapfa, apfana n'imisatsi ye, abasigaye mwese mwogoshe imisatsi. Samusoni haba ugira ngo dusekeye wari komedi ruse Imana yabwiye Samusoni nyine neza abwiye ntirenganya, yabwiye kwizera Imana kandi uranabeshye. Hari ubwo nanabwiye ko Samusoni kwanza ndanagarutse wari unatubeshye twese, ntabwo Imana izibwira Samusoni ngo ntazogoshe. Kwanza ntukajya unabeshya uhite watura kuri kamera Imana imbabare nari mbeshye, kandi uhite usemba hasi kuri kamera ko wari ubeshye. Yabwiye nyina ko atazogosha umwana. Samusoni ntabyo yabwiye, Samusoni yari yakavutse gahunda iki cyapa ariko barabibwiye ni Imana bibwiye bazayirya, ntabwo uzamenya ko yagenda ndirenganya. Umuntu uzumva kubwira ngo Imana ambwiye ngo ntazogosha imisatsi uzamenye ko abeshya. Igihe cya Samusoni Imana yarabibwiye, ese biko Imana amubwiye nando uzumva umuntu akura mu rusengero ngo Imana yamujije gukora, Imana ambwiye ngo ajya abinga imbere yayo ngo ntimushaka, ngo ntaza umuyede, ntaza mufundi, Imana arambuje. Kira ni ikinyoma, nta muntu ni urugero nari nguhaye nanjye. Ntabwo umunaziri yari Samusoni, niwe wabwiwe n'Imana ko atogosha imisatsi. Imana ibwira ababyeyi be nawe arayirinda, nta wundi. Abandi bo n'abasitari wavuze n'abarayisa nabo barya bayitereka ikaza nyinshi, ariko barayisa bo witonde, ubu nubwo atogosha kigira isuku, imisatsi ntabwo iginuka. Ubona biguye inyuma hari binini ariko ntinuka, ariko ntabwo yogoshe. Waje gusengera iwacu ahita ajya kuyogosha, ariko wa gatanu n'ubu aracyahasengera iwacu. Hari n'undi nigize kwigisha Kiruhura, nabwo bamaze kuyogosha ari babiri. Kera mwayogoshe Kiruhura, ndogoshe iwacu k'amashashi pe kubera ijambo ry'Imana neza baragenda bayikuraho. Hanyuma abangaba ntabwo none se, ariko hari ikintu utazi nawe, tandukanya ibyo ADEPR Kabutare yanditse n'imitima y'abantu. Mwese wazize ngo uza mu rusengero atayogoshaze ngo baramusohora. Oye, iki cyapa kiba cyamubwiye yagisuma atagisuma, ariko cyo cyakuza umurimo wacyo. Abantu ntituri kukireba se, nitujya mu rusengero tutameshe, ariko icyapa cyari cyatuye ko dukwiye kuba twameshe.
ntabwo n'undi aha Kabutare uzamo atamishe ntabwo wamusohora, araterana. Ariko ku bwanjye ibi byapa byari bikwiye kuzura u Rwanda, wenda ko ibyapa bya Prudence babimanika basivuga, ibyapa by'inzoga biranyanyagiye basivuga, ariko ibyapa by'itabi byagiye nta bikibaho byamamaza itabi, ariko byigize kubaho. Iki ngiki nicyo cyabura umwanya. Ibi nibijye ku nsengero, aho ku makanisa hari abaho bakoresha ijambo mu ikanisa, nibijye ku tugari, byo kubabaza umuturage uti ahubwo, cyangwa bajya bavuga ngo wigenda mu nzira utakoze ibi n'ibi, hasi bandika ngo niba ubonye hari icyo utakoze subira mu rugo ugikore. Ubise ntirenga katugane ku musozo. Hasi bandika ngo niba hari icyo utakoze muri ibi subira mu rugo ugikore, ubwo ruko wagikoze. Hari igihe vakantu tusorejeho, hari igihe bigeze gushyiraho itegeko ryo kwambara inkweto, burya byahereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage rero bakagura inkweto akajya ayijyana muri ambaraje zimwe z'amasashe zabo, zimwe zaciwe, akayishyiramo akagenda bumva kugenda n'ibirenge aribyo bibanyuze, aribyo biryoshye. Itegeko rikiza barifashe nk'umuntu mubi, nk'umuyobozi ugoye, umuyobozi ubavuna, ati genda agenda n'ibirenge imyaka 70, byabaye iki ko bitanahengamye. Ariko ko icyo gihe harimo urwego rw'umutekano ba defense locale, nibo bari local defense, nibo bari icyo gihe bo baranabatangiraga mu nzira cyo kwambara inkweto, sino kwambara inkweto. N'umuturage bakazigura akazigenda muri ambaraje, yakona kugira kuri bari yaragiye kuhagera agahita azambara agashyiramo, akaza akahanyura, yaba ari ngaho akazikuramo akazibika muri n'inkweto zikaba mu rugo mu nzu zimanitse ahantu ku nkingi azamba. Oya, noneho n'ibi rero basi nujya ugera kuri icyo cyapa jya ubikora kuko ubibwiwe, ariko bigera ku bikuta kandi kurusimika muri amatangazo n'ibintu bihajye. Yewe niba ashaka n'imbere agene ku gikuta ati nyamuna mu Kristo wicaye aha uri imbere y'Imana, ariko ibintu wabyibutse. Ariko ziba bikoze nko mu nsengero cyane cyane mu mezi 3, hari amasuku adasanzwe, nayo amasogisi twumvaga ntayo wakongera kumva, namwe ko mu kanwa ntawo wakumva, byakemuka abantu babikora. Munakamara kwicara mu rusengero, mu kiliziya, mu musigiti, aho muri church pyo ngiyo mu nzu y'ubwami y'abahamya, agita asoma ngo ko wicaye aho wogesha amenyo, wameshe, wasokosha n'insatsi yawe irogoje, akabibona azi ko atagikoze kimwe muri byo, yakwikanga. Twagira inama abahagaze urusengero cyangwa se abadiyakoni kuba bari tayari uburoso n'amenyo, cyo kugira gute wibagiwe koza amenyo yagira akagenda kujya kwiba. Ibyo biri tayari byavuye he? Byavuye he? Bakabitegura byavuye he? Wowe sobanura aho byavuye. Byavuye Itoro se rijya kubigura. Oya, dukangurira abantu bose kubyumva no kubimenya no kubikora, ajya asubira mu rugo bikoreye hanyuma agaruka abigura bashyira ku musireze. Uvuze ngo sinabikoze mu ngo ngagenda ajya koza, anagaruka bisubize se, abishyire abitahane abisigaho kuko ntarabisigira undi, kuko nibyo wenyine. Ntabwo ibyo ntabwo byashoboka, ahubwo ibi ni ugukangura abantu isuku mu rugo, isuku mu nzu, isuku hanze, isuku ku mubiri, isuku mu nzara, isuku ku misatsi, isuku atari tuzi mu maso ngo uragiye urirukanse, atari kudushyira kuri oya. Isuku niyo ya mbere. Dusanze n'Imana igira gahunda, yahaye abantu gahunda ibagiryo gwo gutuma amabara y'imyenda basajya bambara baraha, nibajya haba. Imana igira gahunda, ikunda isuku, kundi ibintu smart cyane n'igihosho ucukura utabe. Imana ishaka ibintu bikeye bisa neza, nta munuko imbere y'Imana, nta bibara bibi, nta y'amashati ushobora abameze nkaho wayivuna. Umuntu wambara ishati kwikora ukona wayivuna ikavunika, kona yamanyuka nk'ikibindi kubera umwanda, kona yimanyuye yamanyuka, cyangwa kumwicanye yaba nk'urukwe kubera umwanda. Oya, umuntu ugira mu modoka bakabura uko bajyamo. Amasogisi ukurikije iki kiganiro n'uwabonye iki cyapa n'umutima wawe, tukwifurije isuku irambye by'umwihariko ku mujyi wa Kigali. Ni munoze isuku, umutekano. Murakoze, Nyagasana bane nawe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, isuku ni isoko y'ubuzima, kandi namwe Banyarwanda bari hanze y'igihugu nimugire isuku abaho babarebereho. Numva twabwira Abanyarwanda bari hanze y'igihugu mugire isuku inoze, noneho abandi babarebereho. Siko twavuga ngo nuko rwose. Imana ho mugishani mukomere, Imana ibirimo bizagenda neza byose, ariko isuku niyo ya mbere. Ngiye akaro k'ingenzi ubwira abadukurikiye. Akaro k'ingenzi ni uyu murongo wa 14 wo mu gice cya 23 cyo mu kutegeka kwa kabiri, bitewe n'ibyo twaganiriye, bitewe n'uko biri ibyo tubavuze byose, niwo murongo nsorejeho 14. Kandi mu bintu byawe uzajyana igihosho, ujye ugendana ikintu cy'isuku, niba ari papier mouchoir, abandi barabizi ko bigendana byose. Kandi wibuke ko ku cyapa hari hava ngo
bijugunywa ahabugenewe. So ni ikintu gica mu idirishya ry'imodoka cyerera ujugunya no. Hanyuma numara gukemura ikibazo uhindukire utwikire aho uhagurutse, niko birivuga. Ni isobanuro cyo kuvuga ngo aho uri hose ujye ufite ikintu cyagufasha mu isuku iyo ari yose umubiri wawe wakenera. Dusoresha iryo jambo ry'Imana rero Teka kwa kabiri 23:14. Murakoze. Kadusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushye kuri kumwe natwe none iteka ryose. Dusanze nawe ubwawe ukunda isuku, ukunda ibintu bitunganye, kandi kuko nawe uratunganye, ndetse ngo abagukurikira kwe kubabera nkuko nawe wera. Dushoze guhora kuri twebwe tuvuze tuganiriye, ushoze n'abafite ikiganiro n'ababonye ibi byapa hirya no hino, tugira isuku, kandi cyari isuku ya mbere ni isuku isukura mu bugingo, kuko aribwo buzakunda kurya munsi. Isuku isukura nuko twirinda icyaha n'igisa nacyo, nuko nawe duha imbaraga zinesha icyaha, kandi ikiruta byose Data nicyo gikwiriye tuneshe nubwo ngo ibyaha byituga tugira ku nzugi z'imitima yacu. Data twese mwiza, dufashe kuri uyu munsi n'iminsi izaza, humugisha abakuri iki kiganiro bakumva muri bo kudufasha no kugishyigikira no kugiha bagenzi babo nabo bahumugisha. Kandi sengeye mu ikibazo icyo ari cyo cyose dukurikira, ikibazo icyo ari cyo cyose, icyananiye abantu, cyananiye abize, cyananiye ingabo, cyananiye amafaranga, cyananiye abanyabwenge, gikimurire kwihesha kuko uri Imana. Urakoze ko turingiye muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wadukurikiye tuyoke uko ushaka kuduhamagara kugira igitekerezo cyangwa se kutwungura inama, telefoni zacu zikuri sikurine za telefone za cyangwa se sikurine za televiziyo zanyu, waduhamagara watugira inama. Imana igumugisha muri Yesu nakagaruka.